Iki ni Ikibabi TV, njye nitwa Fred. Nyamara amashu ni ibyatsi bari barayeguriye amatungo mu myaka ya kera. Uyu munsi byahindutse ibiryo bikundwa n'abantu benshi kubera akamaro bigirira imibiri yacu. Amashu ni ibyo kurya bagiye babeshyira ngo nta ntungamubiri bigira, nyamara kandi ubu ni kimwe mu bifitiye akamaro kanini umubiri wacu. Amashu aboneka mu mabara anyuranye harimo icyatsi, umutuku n'andi, gusa imimaro yayo ni imwe. Muri grama 75 z'ishu dusangamo calories 17, grama imwe ya proteine, grama 2 z'isukari, grama imwe ya fibre, purusa 47 za vitamine C, purusa 102 za vitamine K, purusa 8 za manganese, purusa 6 za vitamine B9. Hari kandi vitamine A na vitamine C, calcium na potassium. Ibi byose tubisanga mu ishu. Amashu abamo ikinyabutabire cyitwa DIM, kiyaha ubushobozi bwo kuturinda ingaruka ziterwa n'imirasire mibi y'izuba, ultraviolet. Kimwe niva mu cyuma cya radiography X-ray, iki kinyabutabire iyo gifatanyije n'ikindi cyitwa sulforafane bifasha mu kurwanya kanseri. Habamo ikinyabutabire cyitwa anthocyanine zifasha mu kubyimbura, bityo bikaba birinda indwara z'umutima zinyuranye. Kuba harimo vitamine C byongerera ingufu ubudahangarwa bw'umubiri. Kuba harimo fibre bifasha mu igogora bikanaturinda impatwe. Kuba vitamine C iri mu ishu bitera kubyimba. Kubura vitamine C bituma umubiri ubura ubudahangarwa. Kuba harimo fibre mu ishu bituma afasha mu igogora ry'ibiryo, akarinda kwituma impatwe. Kubura vitamine C bitera kubyimba ishinya no kuva amaraso mu menyo. Izi mboga ni umuti wabyo. Kuba harimo safa ikaba igira uruhare mu kwihutisha gukira kw'ibisebe no kurinda kurwara ibisebe byaba ibyo ku ruhu cyangwa mu gifu. Ishu ni umuti. Rifasha mu buzima bw'amaso kuko harimo beta carotene. Kuba ririmo calories nkeya bituma rifasha bifuza kunanuka. Salade y'amashu iriya vitamine K ni ingenzi mu gutuma amaraso akama iyo wakomeretse. Imyunyu ngugu ibamo ni ingenzi ku buzima bw'amagufwa. Kuba harimo potassium bifasha mu kurwanya umuvuduko udasanzwe w'amaraso. Ishu ni uruboga rwiza ku ruhu no kururinda gusaza. Ishu rifasha mu gusohora imyanda n'uburozi mu mubiri. Mu ishu dusangamo iodine, ikaba igirira akamaro ubwonko, ikanafasha mu ikorwa ry'imisemburo imwe n'imwe. Nubwo akenshi amashu tuyateka, ariko burya si byiza kuko byangiza vitamine zibamo. Ibyiza ni ukuyarya ari mabisi, akenshi kuri salade, mbere yuko turya ibitetse. Kuvura ibisebe mu gifu cyangwa kuva imyuna kimwe n'imihango idakama, usabwa kunywa umutobe ukozwe mu mashu. Udafite agakoresho kabigenewe wayasekura ukayakamura. Umutobe w'amashu kandi ni mwiza ku gifu kirimo ibisebe. Icyitonderwa ku bantu bari gufata imiti y'amaraso nka warfarine, ntibyemewe kurya amashu. Ku barwayi b'umwingo nabo cyangwa bafite thyroid idakora neza, nabo si byiza kuyarya. Reka nkubwire ko iki ni Ikibabi TV. Amashu dusanze ko ari ingenzi cyane. Reka nkubwire ko wareba n'ibindi biganiro bitandukanye twatambukijeho bivuga kuri tungurusumu, indimu, igikakarubamba ndetse n'ibindi byinshi. Wakora subscribe, wakora share, ugasiga na comment. Wifuza ko tukwamamariza wahamagara kuri 078 794 2019. Ni nk'ubuntu rwose. Njye nitwa Freddy, iki ni Ikibabi TV.